biba byoroshye akira usome rwose kameze neza muri iyi minsi ubuzima bwarahindutse ahubwo nibaduha irindi zana irindi sha tutuzanire rwose nuko rwose tugasomere kojoje rwose karengetse uyu mwenzi aragahora rwose karengetse muraho neza nyamuneka uraho umuhungu wacu muraho neza kuju uraho sha Patiri iminsi myinshi rwose rero rukuju tumusomye rwose umuhungu wacu akira kuko aba kabasaza uvuye mu mujyi koko siza za whisky na za wine hariya na za black ariko umusomye kuri izi mbete akagwa kabasaza rwose mwajya gusimbuka kuko namwe umva ahubwo rero rukuju natugurire kamwe rwose ko tukwemera ariko rero Gatete uko biri kose nubwo ndi umukene ntabwo inyana y'imbwa yaza ngo idusuzugure inyana y'imbwa mva niba ndi inyana y'imbwa nawe uri mfizi y'imbwa sinasonereka ese mwatire ikintu ndashaka kurasuzugura sha ntabwo ariko se ya rwose ntabwo yadusuzugura tugize amahirwe umwana wacu wize amategeko araje ngaho dukiranure bimeze bite kazu urabeshwa najye mu mujyi gushaka ubuzima nigarukiye mu cyaro batangiye kuvuga ngo ubuzima bwarancanze ngarutse mu cyaro urumva ubwo ndagira ngo mbaze niba muzashyira imipaka yo kutagaruka mu byaro byacu usanze ndi guhamagara polisi mama yangu abanyamujyi baragwira kirabihinduye okay kampiye gutya ndumva umuntu kuva mu mujyi mutayimurenganiza buri muntu wese araha ubu nyene iwawe vuba kandi gacu no kunarukira abanyamashuri bari ayase kusubaga Karame, Patrick araje. Patrick umubyara wawe. Hey! Aha. Yemwe abana. Karame. My cousins. How are you today? Hey, Patrick. Igo mucyongereza. Yes, umujyi. Ariko umujyi nakagabo ko akaganya. Umva mwe ko nshurakiza. Nyiva hano nta dosore twaje. Tuza kumara iki hano? Waterita. Ndabaye wese. Oya, twabaye busy n'amasomo. Nukuri? Nzabyimenyera. Ariko se Patrick uje bwangu. Umujyi byagenze bite? Rero shabusima nabo umujyi barakomeye udafite masters ubuzima barakomeye niyo mpamvu ndagisanga ndimo ndisubiza inyuma nereka nze nkomerezo narengeze mu cyaro ko naramize ku buhinzi ndeba nje kwihingira imyaka yanjye da kugira ngo ndebe ubuzima bwakomeza sasa je kwayo ndio kwayo Nyepi na mzangu mnaweza kusasa jeko. Asikwa iko yemi nifanyeje? Maisha mshina mjini ni kama kuri kijini kura mpunga wangu. None se tuziga gute? Ibyo kwiga rero. Ibyo kwiga muzika. Niyo mpamvu ngarutse. Iriya myaka tuyisarure tunemere vara ujye ku ishuri. Ariko mva mbayiti. Miss Province. Kure gasuku. Miss Province. Waje kwita Miss Province. Kwa Miss Province. Miss w'igihugu urwo n'urwego rw'igihugu kandi amahirwe mo baradu waswa nyirankwaya hano hazabara abantu benshi ng'abantu paparazi seburi koko city mail na papasa ahubwo kukuntu uzitwara uko ujya ubona karasisi kagisirikare ni kumwe muzakora ku murongo mugize imbere y'abanyacyubahiro imbere y'abayobozi muri pangarika mukipangarika mukigira gutyo naco gutyo ndaga mugashyira mutwe ahubwo mugire turebe umva aho ibi ni mubikora mwana we umasi tuzayirya zanagitwara ahubwo reka ndaje gatoya ndaje buretse muze ko ufite akanyamuneza bimeze bite nkabuzwe n'iki umukobwa wanjye ubu yaje kunsura ku mugoroba yaraye nanjye nkabibona wa mukobwa wagiye mu mujyi Sherina Sherina ari hano ubu nabyumvishe ubwo ruruma uriya mukobwa uvuye mu mujyi ubu ngubu ndabizi ufite ahubwo se side wahingutse ni koko ndeba wambaye neza ugiye mukobwa ngiye gusura Patrick papa Patrick ye ariko mwana yanjye muze ko mbona wijimye ndamuturumburayo bigenze gute oya aragahungu kamuzengereje ariko umva nkubwira ahubwo ndeka oya nyihore none se ubwo turabonana turaza kubonana
noneho niba harimo kuva niba hatava byamaisha isha we shida za dunia koko korabeshya tu nzabugeraho mbene wowe karibu cyane Makuru iminsi myinshi. Makuru ni meza karibu cyane karibu gatebe nyamureka ariko nura wambaye neza urakoze wambaye neza rwose ni ubuzima bwo mu mujyi nyine narasirimutse ndakubona rwose karibu handi mu rugo nyine nawe urakoze ariko shara ari ngukumbe siko kuva twagiye twava muri Rwaserera waragiye nawe urahera ndakubura nanisigaye nicara nkibaza se Patrick byagenze ute so no mpamvu narinje kugusura rero burya Sherina turaho nyine ni shida za dunia birumvikana kandi bijya kubana ni karikire mentale abandi bagira na règle de trois sempre siko numvuga igifaransa cyinshi wakize hera igifaransa il faut quand même maîtriser la langue étrangère ndumva ndenzeho pe karibu rero ni hano tuba nyine karibu cyane urakoze karibu nubwo ubuzima tuba tugerageza nyine se ko mbona iyo mpeta haba numva ufite utaka ubukene wayifashe ukayigurisha iyi mpeta se iyi mpeta ni impeta ihenze yego ndabizi iyi mpeta ntabwo nayigurisha ubu kubera iki iyi mpeta ifite amateka menshi ntabwo nahita nyitanguza ikuntu reka da uzi ukuntu bari bagiye kuncaho agatoki ubushize ngo bayitware bayintware navuga na reka da naba bakobwa buhangaha mu cyaro birwa bangenda narabakaniye ngo akameta kanjye ngo ni silver ngibiki niyo mpamvu sinshobora kwikura hano mpaka nzayigurisha nyuma oya reka tureke ibyo ngibyo mbwiza ukuri koko wayikuye iyo meta iyi meta se iyi meta rero iyi meta nkubwije ukuri twagiye ku mazi ku nyanja kuroba nako tugezeyo hari umukobwa wari wicaye ku mucanga gutya none yari mwiza pe ngenda mukurikiye musanga mugezeho ahita apoteye y'impeta nyisanga aho gutya hari yicaye arabura y'impeta nyisanga hari yicaye impeta nyifata ndayambara ndavuga nanjye impeta nzakwambara nzakugurisha ariko yanjye yakwiye Patrick rekera uyu ni umudayimoni wambaye iyi mpeta yes uyu ni umudayimoni wambaye babarira ukuremo ntacyo uzigera wigezaho gushije ishyano Patrick kuramo jugunya ahubwo none muri aka kanya zikari inzoka wabonye ibyo nakubwiraga ihindutse inzoka ahubwo siri kuyibona uracyayibona Sherina sohoka muri iyo gereza ngo ni inzu sohoka vuba ariko papa wabaye ute sohoka tugende ariko gate uranyitira inzu ngo ndi gereza warayubatse se umfashe kwisakara se itari gereza se urabona ari urabona itarutwa n'umwobo n'ibindi murabivuga komeza umubimbwire nakuje kuzarongorwa n'abakene utiki nyura tugende umva si umukobwa wawe si wo mwibyariye mufate mugende sinabashaka hano sinabashaka mugende sinabashaka ntabwo uzamurongora ntabwo uzamurongora nyura tugende mugende ntabwo uzamurongora mugende rero soni yamaye nka rwasabahizi Rani Sofia Sarafi uzi muri ku cyaro umva wa mukobwa wita Sherina uramuzi ndamuzi mbwira umva bamufatanye na Patrick ninde yamufashe papa we gatete wa musaza yabafashe gukora iki umva sumbaze ibyo bari gukora ariko kari kagiye kumusura yari yambaye akamini kagera hanga gagiye gusura umusore ize yamusanze umva yamuhananujemo bana yanjye bwa bukanze bugenda burereta yesu we umva abantu bumiwe niyo nkuri ku cyaro hose umva yamwirukanga kagenda kameze uraho yoha iminsi myinshi ese muza mugaruka mu cyaro ntimunatuvugishe nuse yoha njye mva ku ishuri nze kuri politiki wawe oya si ibyo mvuze ariko numva gukumbuye pe ese nta kuntu wampa nimero yawe basi nkajya nkuvugisha nkumva uko umeze igihe wamereye unyaka nimero oya iyi munsi noneho
uyu munsi umbabarire uriyime ni ukuri. Okay, ngaho reka nyiguhe uyu munsi. Abakozi. Mbite yuko nakira amagambo yawe. Yego. Andika rimwe rimwe. Rimwe rimwe. Kabiri kabiri. Kabiri kabiri. Gatatu gatatu. Yego. Kane kane. Yego. Maze ndaye ko wama amahoro magihe wamereye. Izi nimero se ko zitabaho. Izi nimero ko zisa n'iza banki. Niyo mfite, uragira ngo nkwiyo nagira? Oya Sophie. Koko nawe ubaye nk'aba bakobwa b'abanyamujyi. Hoya niyo nimero mfite. Hoshi yo. Mvareka yo haka twigendere. Ngani mwigendere ibyo sinabivamo. Sinabivamo rwose. Nashatse kuvuga wacyumvishe. Nanjye reka njye kwivomera. Yego. Yego Rukuju. Ni amahoro kumpamagaye? Ni amahoro. Ni amahoro ariko nagira ngo uriya mushenzi yadusuzuguye aduteza n'abantu, nagira ngo tumugambanire dushaka ikintu tumushyiraho kimufungisha. Oya byo rwose nibyo. Uriya mushenzi tugomba kumukomesha. Yes. Oya bikore gutyo nzakubera umuhamya rwose. Sawa. Okay. Hello? Vipi? Okay msaza, ndaje. Undindi. Yeah. Kujuju bitebyera kari gukeberanya. Dendi cyumuntu musi kweli. Imashini yacu. Kazungu bite ko ndebo ugenda wivugisha. Bite se navyuzi. Ibiki se kandi. Nyamuneka byagenze gute? Uranyivye rero mutanga kugiza ishimwe by'ubwenge. Ese ko muri gutongana bimeze bitera ati mashini yacu no musayibone ngaha. Nyamuneka go wakuvugana. Oya nta wakuvuga nabi rwose. bimeze bite Patrick meze yanje ngaho nyene mashine mwigango murabahinga imashini yaje nabwigira ubusuru musi ndica umuntu oya byagenze byabaye gute Rukunju ntibyanje Ako nyamuneka ubu nakwiba mashini yawe ntuzi ko mfite abana banjye baba mu Burayi oya banyereza Stan Union ya buri kwezi Gatete ntibyanje ntunyubahuke ntunyurire urumva kasi binebekira Patrick nkadukira muri iyi mvura kugira ngo nayi natwaye ariko nyamara njye Patrick nta mashini atwaye nyamureka nkadukira muri iyi mvura ntabwo mwisera nta mashini mvura imashini yaje sijachukua mashine mimi sijachukua kompyuta yako mimi ngo kazo wowe umaze kuva aha ngaha nagiye kubona mbona Patrick yinjiye iwawe yewe urasohoka iwawe mu nzu narizi ko wamuhamagaye urasohoka ufite ikintu mu kwaha urasohokana ikintu mu kwaha agenda mvuye mu mujyi
njye mvuye njye arambeshya ndeba aka gahungu ntabwo akanyamayeri ariko se murambeshya ariko se imashini ndayibone ngaho ariko sinyamureka Banza muhamagare polisi. nta mashini atwaye nyamureka ugafata katabacika wanjye atabacika umukubite umukubite musiga mutamureka umva uko ko mashine irata ubuzima bwanjye iyi mashine irata ubuzima bwanjye nta natwaye mashine n'ukuri kose Nkene mashini yanjye nyene. reba ukuntu umeze reba imyaka mfite nsarura amatowe n'amatowe Ndavuze ngo imashini ndayibone ngaho nyene. ariko jye murambeshyira n'ukuri akusibye n'ibiki koko aka gahungu ni akanyamayeri bana karabacika ni muzi ko ku mujyi oya wa Kanani mukubita umujura ariko se umujura Imashini yanjye. umujura buretse gatoya hano hari umujura arahari Mwerekane. Umwerekane. arahari oya wewe uri umujura Mfite ntabwo umuhamya, twizeye. ngize mwerekane. Hereza mwereke barayifatanya reka twumve mureke twumve nasanga ari wayibye mashini umva ibihumbi magana ya wabyishyuje nawe wowe wangambaniye wowe Abantu bumeze urubaho nitufata iyi mashini ndekura ibihumbi 100 do Ndakubwiye n'impamo ya ngo Mungu ndekura. umva nawe wowe wamuhoteye umva nta proof ufite yo kuba ngo nge nibye Tanga ibigaragaza imashini yanjye ikintu. Sherina umbere umuhamya Tanga ibigaragaza na mashini ariko mashini Tanga mashini. Tanga ibigaragaza. nani barasa gato barasa baba bazana amayeri yo mu Isi mujyi telefone? gusa ibi ni imyiyemero ndaje ngo muzungu n'umurozi kaze mbikwereke ko naroga soni Ngo iki? iyi foto ni yande uyu ninde reba video reba iyi video ninde iyi video ninde iyi video ni yande ndasa na rukujura Ngaho ngira iyi video ni yande bratse Ngaho twishemwe. bratse Tugende. hagara hanga umva mamuretse shahano umva reka gikutera cyane